Yesu ashimwe cyane bene data. Turashima Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryiza ridufasha riduhindura. Nifuje ko tuganira rwose ku buzima bwacu tubamo. Iki kiganiro gishingiye ku kibazo kibaza ngo ibaze ari wowe. Ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana riduhe umurongo w'ikiganiro cyacu cyangwa w'ijambo ryacu mu gitabo cya Samweli wa kabiri igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere kugeza kwa 14. Ni umugani wa Natani. Biravuga ngo bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi, ageze iwe aramubwira ati habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe yari umutunzi undi yari umukene, kandi uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane, ariko uwo mukene we ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama yari yaraguze akakarerera kagakurana n'abana be bo mu rugo, bakarya kutwo kurya twe, bakanywera ku nkongoro ye, kandi karyamaga mu gituza cye, kaba nk'umukobwa we. Bukeye haza umugenzi kwa mutunzi. Umubi ni uwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze ngo azimanire uwo mushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa mukene awuzimanira umushyitsi we. Maze Dawidi aherako arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa, kandi azarihe umwana w'intama 4, kuko yakoze ibimeze bityo, kandi kuko atagira impuhwe. Nuko Natani abwira Dawidi ati erega uwo mugabo ni wowe. Uku niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya iti nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli, ngukize amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore be baragusegura, kandi nkugabira umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda, kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongereyeho ibindi. Ni iki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe wicishije Uriya w'umuheti inkota, kandi ugacyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni? Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze atya ati umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbahe umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. Wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko njye nzabikorera imbere y'Abisiraheli bose ku mugaragaro izuba riva. Nuko Dawidi abwira Natani ati nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe, nturi bupfe, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka, ku bw'icyo wakoze icyo, umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani aherako asubira iwe. Imana yacu itubabarire. Narimo ntekereza kuri iri jambo, numva twariganiraho, ndavuga ngo ibaze ari wowe.
ibaza ari wowe. Iyo urebye Dawidi amaze gukora ibi bintu, amaze guhemuka, Bibiliya itubwira neza ngo igihe abandi bari bagiye ku rugamba Dawidi yari yasigaye, abandi bari ku rugamba. Kugeza n'uyu munsi hari abantu biryamiye bibereye mu byabo, abandi bari ku rugamba. Urugamba mvuga bari imbere y'Imana, barimo barasenga, barimo barakora umurimo w'Imana, barimo barita ku miryango yabo, barimo barabanisha abandi, ariko we yibereye mu bye, arimo arirebera ibimunezeza. Ngo aho yasigaye yibambuye, ngo arimo agenda hejuru y'inzu, niho yabonye umugore wa Uriya arimo akaraba, amubona umubiri we, ubwambure bwe, aramwifuza. Uwo mwanya nuko amutumaho. Aha rero iyo urebye ikiganiro uburyo Natani yagitangiye, yaje azana ubwenge n'ubuhanga cyane. Njya ntangara nkumva iyo nsomye ino nkuru ya Natani na Dawidi, numva nsabye ubwenge, kuko ujya gusanga abakozi b'Imana benshi bajya babura ubwenge mu by'Imana yabatumye gukora. Imana ikabatuma gukora bakabura ubwenge, Imana ikabatuma kuvuga ariko bakabura ubwenge bwo gutambutsa ubutumwa bwabo. Natani ntabwo yari kuza direct ngo abwire umwami waracumuye, umwami yari kumwica nawe, ariko Mwuka Wera amuha ubwenge. Noneho muri aya magambo Dawidi yumvaga nyine ari bisanzwe. Narimo tekereza ubwiwe ko ari we muntu watsindiye ibihembo runaka cyangwa watoranijwe n'umwami, uko wabyakira. Noneho ukumva ko noneho ari we muntu ushakishwa. Iki ni n'urundi rugero ko wibye banki runaka, uko wabyakira, ni gute wabyakira? Natani abwiye Dawidi inkuru isa n'iyabayeho, ntiyazanye inkuru ngo amubwire ati wakoze gutya. Dawidi abyumvise inkuru iramubabaza. Umurongo wa 5 wabitubwiye cyane, watubwiye ngo maze Dawidi ahera ko arakarira uwo mugabo. Yaramaze kumubwira ngo muri iki gihugu harimo abantu babiri, umukene n'umukire. Umukene yifitiye akagazi ke k'intama, umukire aratunze, afite intama, afite amaka, afite amashyo. Umushyitsi aje ajya gufata akagazi k'intama k'umuturanyi. Dawidi aravuga so umuntu ari muri iki gihugu ibaza ari wowe. Ararakara. Icya mbere yaramubabaje, icya kabiri aramurakarira, none umva icya gatatu ahita amufatira n'ibyemezo. Umurongo wa 5 n'ubundi urabivuga cyane ngo ndahiye Uwiteka uhoraho, uwo muntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa. Mu bundi buryo ni umwami wavuze ati ugende undangireho ari, bamufate bamunzanire tumwice, nicyo gihano kimukwiriye. Hari abantu bihutira gucira abandi urubanza, bakihutira kubarimbura ukibwira, kandi iyo bafatira ibyemezo birengagiza ibyo bakora. Umva igitangaje, Natani ahita amubwira kuri uyu murongo wa 7 ngo erega uwo mugabo ni wowe. Ibyo wakoreye Uriya kubwo gutwara umugore we ndetse ukamwicisha byababaje Uwiteka, kandi wihemukiye cyane, kuko mu rugo rwawe hazahoramo ibyago. Umva ibintu bitatu bikomeye, ngo inkota ntizava mu rugo rwawe iteka ryose, ni umurongo wa 10. Nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, umurongo wa 11. Nzatanga abagore bawe mu banzi bawe babasambanye ku mugaragaro. Wewe wabikoze mu rwihisho, ariko nye nzabikora ku mugaragaro. Urumva bino bintu bitatu bikomeye cyane. Umva none impamvu yabimubwiye ngo wowe kuko utatinye
ugakorera ibyaha mu rwihisho, ibi byago byose byose bizaba ku manywa imbere y'Abisiraheli bose. Umva igitangaje, Dawidi amaze kumva ko ari we, atangira guhindura imvugo. Hari abantu y'ibibazo bibariho bahindura imvugo, ibibazo byaza ku bandi bagafata imyanzuro ikakaye. Ijambo rimwe rirakubaza ngo ibaza ari wowe. Dawidi ahindura imvugo. Bibiliya yavuze ngo atangira gusaba imbabazi kuko bigiye kuri we. Aravuga ngo nacumuye, ariko mbwirira Imana ngo gupfa simbyifuza. Umurongo wa 13 buriya nicyo wavugaga. Dawidi abwira Natani ati nacumuye ku Uwiteka, ntabwo nshaka gupfa. Yari abizi ko agomba gupfa, ariko mwibuke iri jambo bene data. Naratangaye Yesu aho yavugaga ngo abanzi banyu mubababarire. Hari abantu uyu munsi afata umwanzuro, umuntu aramuke ngo aragapfa napfe, nawe nibimugereho, nawe nibugire gutya, ariko ukirengagiza ngo ari wowe, ari wowe. Ndagira ngo mbabwire imbabazi z'Imana ziratangaje. Umurongo wa 13 Natani aramubwira ngo erega ntabwo uri bupfe. Yaramubwiye ngo ntabwo uri bupfe rwose. Umurongo wa 13 nuko Dawidi Natani abwira Dawidi ati nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe, ntabwo uri bupfe. Umva imbabazi z'Imana zitangaje, imbabazi z'Imana zitangaje. Natani abwira Dawidi ati ntupfa, Imana yagukuyeho icyaha cyawe, ariko kuko watukishije izina ry'Imana umwana ntazabaho. Ndagira ngo mbwire abantu Imana yaratubabariye, ariko hari ingaruka zitajya ziva mu buzima bwacu kubera ibyo twakoze bibi. Urugero, ntabwo ushobora kuba wariciye umwanzi wawe, Imana irakubabarira pe, wenda nawe akaguha imbabazi, ariko icyo gisebo kibaho. Hari aho ugera ukabura ijambo. Ushobora gusohoka mu rugo rwawe ugaca umugabo wawe inyuma cyangwa umugore wawe, ugafatwa akakubabara n'abantu bakakubabara, ariko uratambuka muri karita dore cya kigabo kijya gita umugore wacyo mwiza kikajya gusambana. Icyo ntabwo ari cyo nshaka gutindaho cyane. Ndashaka ngo ibaza ari wowe, kuko inkuru turiho aka kanya ni kuri Dawidi. Dawidi arimo aravuga uwo muntu apfe, kandi uwo muntu ni wowe. Reba abantu uba wica buri munsi, reba abantu ubuvuma buri munsi, reba abantu ubufungisha buri munsi, reba abantu ubushinja buri munsi. Nyamara hari ibyo ukorera mu rwihisho, abantu ntibabizi. Wenda uri ruharwa kubarusha, wenda uri igisambo kubarusha, ariko gucira ibindi bisambo urubanza ukaba uwa mbere. Hari abacamanza birirwa bacira abandi imanza bakabajyana amageragere, ariko nyamara n'abari ibisambo barya ruswa. Wariye ruswa, ucira umuntu urubanza utariho urubanza, ajya amageragere, igisambo uragifungura. Wabikijwe imitungo y'abaturage urayirya, ariko wirirwa ufunga abaturage, uri gitifu cyangwa uri meya, ariko ibaza ari wowe. Ni byiza ko mbere y'uko ucira abandi urubanza ubanza kwibaza n'umutima wawe, wowe uri intungane? Muzi ukuntu ijambo ry'Imana rivuga, mureke Uwiteka aba ari we uca urubanza, kuko nawe nturishyashya. Imana ishimwe cyane. Pawulo abantu bamucira urubanza arabagira ati ariko mureke mbabwire, nanjye ubwanjye sintinyuka kwicira urubanza. Uwo ni umurimo w'Imana. Kimwe nibaza kuri Dawidi ni iki? Kuko atibajije
atibajije ati ari jyewe. Kandi mwibuke uyu ni umugabo Imana yavuze ngo afite umutima umeze nk'ukwi Imana ishaka, ariko niwe wacumuye. Yabikoze arabizi. Bamubwiye ngo yabaze uwo mwana w'intama arawurya, uwo mwagazi w'intama, ariko we yarishe Uriya, yasambanyije n'umugore we. Ntiyibaza ngo nanjye sindi intungane, ntiyibaza nanjye sindi intungane. Uyu we yariye intama, njyewe nishe umugabo nasambanyije umugore we, noneho ndanamucyura. Ariko ntekereza ko ntabwo yari afite uburyo yasobanukirwa amafuti ye, kuko yari yavuye muri bwiza bw'Imana. Reka mbabwire inshuti zanjye, ntabwo tubasha kwimenya igihe cyose tutari mu bwiza bw'Imana. Iyo turi muri presence y'Imana tuzura imbabazi z'Imana, tugira n'ububasha bwo kudakora ibyaha, tugira n'ububasha bwo guha imbabazi ababikoze. Ariko iyo turi kure y'Imana tuba turi abagome nk'abandi, tuba turi abicanyi nk'abandi, ntacyo dutinya, ntawe tugirira impuhwe. Muzarebe iyi si. Nuko nyikunda ibyo abantu bakora nabo birabagarukira. Imana yabwiye Yoshua mu gice cya mbere cya Yoshua igice umurongo wa 7 n'u9, aramubwira ngo ugomba kwitondera amagambo ngutegeka. Ugomba kwitondera amagambo ngutegeka. Kubera iki Imana yabwiye Yoshua gutya? Yaramubwiye ngo iki gitabo cy'amategeko ugishyire mu mutima wawe, kuko ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Yurigenderamo urimenya, yurigenderamo umwanzuro ugiye gufatira abandi urabanza ukigereranyaho wowe. Imana yacu ni nyembabazi, ibyo yatubabariye nibyo byinshi. Iyo wibutse ibyo yakubabariye ubasha kubabarira n'abandi. Pawulo abwira Timoteyo ngo kwitoza mu by'umwuka bigira umumaro kuri byose kuruta kwitoza k'umubiri, kuko ko kugira umumaro kuri bike. Tugomba kwibaza ngo ese ari twebwe. Iyo twibaza ngo yaba ari twebwe cyangwa ibaze ari wowe, nk'uko nabajije ikibazo, biguha buri gihe imbaraga zo kubaha Imana. Zaburi 119, nagira ngo mpasomo umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Zaburi 119 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Zaburi 119 umurongo wa mbere ngo hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka. Hahirwa abitondera ibyo yahamije bakamushakisha umutima wose. Ni koko nta cy'ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze wategekeye amategeko wigishije kugira ngo bayitondere n'umwete. Aba ni abantu bagendera mu mategeko y'Imana, bumvira Imana, bakunda Imana. Nuko bakunda ijambo rye bakagendera mu ijambo rye. Kumvira cyangwa kubaha bivuga kwiyemeza gukurikira amabwiriza, gukurikiza amategeko. Iyo wabyemeye kugendera muri iri jambo karikurikiza, uba umuntu w'inyangamugayo imbere y'Imana, kandi uba ufite amahirwe yo kugera mu migisha no mu masezerano yawe. Icya kabiri ni ukugira imyumvire y'Imana cyangwa y'ijuru. Imyumvire y'ijuru, imyumvire y'ijuru cyangwa icyo navuga ngo ni heavenly attitude. Heavenly attitude, heavenly attitude, imyumvire y'ubwami bw'Imana, imyumvire y'Imana. Reka mbabwire attitude y'Imana ni urukundo n'imbabazi atugirira. Umurongo wa 13
yamubwiye ngo ntabwo uri bupfe, ntabwo Imana ifite umugambi wo kukwica, ifite umugambi wo kugundagazaho imbabazi, ariko ugomba kubimenya. Imitekerereze y'ijuru ni ubumuntu n'imbabazi, ni ubuntu n'imbabazi. Ni ngombwa ko tuba abanyembabazi. Aha Dawidi yaragaragaje umutima w'ubunyamaswa, kandi mwibuke ntabwo ari wowe, ntabwo ari jyewe. Uyu ni umugabo Imana ivuga ngo yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. None hibaze wowe. Imana ishimwe cyane. Yesu arimo yigisha ku mbabazi, Petero aramusanga ngo nababarira kangahe. Yesu arabimubwira, yumva n'inshuro nyinshi atashobora, ariko aramubwira ngo nutababarira nawe ntabwo uzababarirwa. Uwababariye byinshi ababarira cyane. Yohana 8:3 kugeza kuri 11. Reka mbabwire, uku niko Satani araturega imbere y'Imana. Yusonye muri iki gice urabibona. Ariko ni ngombwa ko tugerageza kwirinda ubwacu tudasubira mu cyaha, kuko ari byo myumvire y'abantu bajya mu bwami bw'Imana. Muri bukuru ya mugore bazaniye Yesu ngo yasambanye bamutera amabuye. Yari yazanywe n'abantu babasambanye ruharwa kumurusha, bamufasha asambana, ariko ntibamuzanye n'umugabo. Yari yasambanye wenyine. Ariko ndagira ngo wibaze ari wowe, imyanzuro ufatira abandi, tekereza n'umutima w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Tugomba kumenya ko tutari beza, bikaduha umutima utinya no kubaha Imana mu byo dukora. N'imyanzuro tugiye gufata ikaba imyanzuro Imana yishimira, kandi ibyo ntabwo wabishobora nuko ufite wa mutima w'ubumana, umutima ya myumvire y'abana b'Imana, ya myumvire y'ab'ijuru. Nyuma yo gukurwa mu maboko y'umwanzi Satani, hari iby'ijuru ridusaba. Kumenya ko tutari beza bitume tutifata ngo twishyira ahantu noneho bene wacu tubacireho iteka. Oya, ahubwo reka tubafashe bava aho bari nabo binjire mu mbabazi z'Imana. Ni ngombwa ko tugira imitekerereze y'ijuru, tugasaba Imana kuduha kwisobanukirwa buri munsi, kugira ngo bidushoboze gukiranuka muri byose. Aya ni amabwiriza twese tugomba gukurikiza, kandi tukamenya ko ari kubw'ubuntu n'imbabazi, atari ugukiranuka kwacu. Reka mbabwire, turabo turibo kubera amaraso ya Yesu, turabo turibo kubera umusaraba, turabo turibo. Natani yaramubwiye ngo ntupfa, ariko hari ibigomba kubaho mu rugo rwawe. Ndagira ngo mbabwire abana be bane barapfuye, kuko yaravuze ngo muzi ibihano yarasabiye n'umugabo. Dawidi yaravuze ngo nuko abwira Natani, ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa, kandi azariha umwana w'intama inshuro enye. Azariha umwana w'intama inshuro enye. Ndahiye Uwiteka uhoraho. Dawidi atanga icyo kuriha uwo muntu kane. Ahangaha byamubayeho, icyaha yakoreye Uriya cyabaye ikizinga gihoraho mu bundi buzima bwe bwose. Nujya gusoma amateka ye uzareba abagore be barabasambanyije. Umwe yasambanyijwe n'umwana we, yapfushije abana. Byarakururanyije bigeza igihe Salomo yamaraga gupfa, ubwami bucikamo kubera ikibazo cyavuye ku kwitwara nabi. Icya kabiri kandi, ukajya gufatira abantu imyanzuro wirengagije imyitwarire yawe itari myiza. Reka nkubwire mwene data nsoza,
ntabwo ubereye. Ukeneye imbabazi z'Imana, ukeneye n'umutima mugari ku bantu b'Imana. Mbere yo gucira abandi urubanza, mbere yo gufata umwanzuro ku bandi, tekereza ngo ari jyewe. Dawidi yabanza kwisuzuma. Hari uburyo yari kurira akabwira Natane, akamubwira ngo erega nubwo uje kundegera uwo muntu, nanjye ndi mubi, nanjye hari ibyo nakoze, nanjye sabira Imana imbabazi. Ntekereza ko n'ibi bihano byabonetse mu rugo rwe bitari kuboneka, ariko yari yigize intungane, umuhanuzi w'Imana atamenya ko akora amafuti. Hari abantu biyoberanya mu rusengero, abapastori batamenya ko ari abanyamafuti, bakenyereye ku bintu, bakorera ku bintu, bagendera ku bintu, bandi baba mu bapfumu, abandi barica, abandi bararoga, abandi baragambana, abandi bagira bate, ariko akiyambika umwambaro w'abakristo. Ibaze ari wowe, imbere hari urubanza, hari uzaruca rutandukanye n'urwo duca, kandi urwo azaca ruzaba rukomeye. Abitwaye neza bazagororerwa, ariko abitwaye nabi azabagororera igihano cy'iteka ryose. Uyu munsi wumvise iki kiganiro cyangwa iri jambo, wafata umwanzuro ukavuga ngo naracumuye. Burya nirirwa ntukabandi, ariko ndi mubi kubarusha. Burya nirirwa nigira mwiza, ntago muzi biri mu mutima wanjye. Nita abandi ndaya, ariko ninjye ruharwa. Nita abandi abajura, njye ndi umujura. Niba mu nzu y'Imana, nkiba no mu muryango. Burya nigira umukristo mwiza, ariko n'icyacumi sinkizi. Imana yiteguye kugushyiraho imbabazi zayo, kandi hari ijambo rikomeye Natani yavuze, nuko utapfa. Nta gupfa. Imbabazi z'Imana zizana ubugingo. Ndagira ngo ngusengere. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubwo kugira neza kwawe. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'imbabazi. Ndagira ngo uyu muntu wari wicaye ku ntebe yo guca imanza, yirengagije ububi bwe, uyu mwanya umuhundagazeho imbabazi zawe. Umenagura umutima we, ace bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Namere nka Dawidi avuge ngo burya ndasobanukiwe ko ndi mubi. Reka abantu bongere kugaruka muri presence yawe, umwanzi ntabarangaze mu izina rya Yesu. Ahubwo umunsi kundi turusheho kwisuzuma mu ijambo ryawe, kugira ngo tubashe kukunezeza. Urakoze kuko Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza.